Umuntu wa Iryabera Trinitas wo muri Jehova Jire aradutunguye nawe yitwa Muvunyi Doriane. Doriane ni murumuna wa Iryabera, umuvandimwe we, uri kubona yuko bari no mu kigero kimwe, baraberewe cyane kandi nawe araberewe, ni mwiza ku isura, ku mutima, ahantu hose ni mwiza cyane. Rero murabizi yuko ari bo bana uyu muryango dukunda cyane, yitwa Muvunyi Doriane, mukuru we akitwa Iryabera Trinitas. Turabakunda cyane, ni aba oromodo bacu, duhora tubifuriza ibyiza gusa kandi Nyagasani Yesu ajya agomeza abane nabo. Rero nibo tuje kuganira, niwe wenyine tuje kuganira. Doriane nawe n'ubundi ni umuririmbyi wa Jehova Jire, ahura nawe adutungura. Ariko bose bamenye Imana kandi bazi Imana cyane. Ni mwiza uyu mukobwa cyane, afite ishusho ya Doriane, ya Iryabera. Doriane uri kubona yuko ni inzobe yenda we cyane, ariko Iryabera nawe ni mwiza, nawe ni igikara kimeze neza cyane, ariko si igikara cyane. So barakundana, ni abavandimwe. Ejo bundi nahoze ndeba poste ye avuga ati iyi famiye ndayifana, ya Iryabera, atiraho komanteri kuri video bari bapostinze. Numva biranshimishije cyane kubona abana bakuriye mu buntu bw'Imana, bakurira basenga Imana, bakura bazi Imana pe. Imana nabo uragenda ikakugirira neza, nawe ukahora wumva ufite inyota yo kugira ngo umenye Yesu, inyota yo kugira ngo umenye Imana. Rero reka ninjye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turebere hamwe yavutse ate, yize ate, ubuzima bwari bumeze bute, ahageze bimeze bite. Njye muba muri kubana kenshi cyane gashoboka. Nitwa Joy. Mujye mubasha kubana natwe ubwo umunsi ugenda wira, mujye mubasha gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose, bitazajya bibacika. 5 kuri 5 nzajya ngenda mbagezaho amakuru yose, cyane cyane gospel cyangwa abahanzi ba gospel cyangwa indirimbo zo gushimisha Imana. Nabonye mukunda Imana, ariko na breaking news nazo tuzatubibagezaho, ntabwo twakanga kutabibagezaho. Rero tubane. Mwiriwe neza, mwaramutse neza, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi ndabaramukije, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Niba utameze neza ihangane ubuzima urimo, Uwiteka ashobora kugira neza bukagenda neza. Ndabizi neza yuko Imana ishobora byose. Niba hari ibindi bibazo wagize ibyago, ibintu byose uri gucamo, ni umugambi w'Imana, ariko ku buzima bwawe ugasenga, ugahora utakira Imana, bizagenda bigenda neza. Ikiganiro cyacu uyu munsi rero mbahaye ikaze. Murabizi neza yuko Doriane ndetse na Iryabera ari abavandimwe. Papa wabo akaba yitwa Muvunyi, n'ubundi yari perezida wa Korali Jehova Jire kera hashize nk'imyaka 2, ariko n'ubundi aracyari muri Jehova Jire. Rero bakuze bazi Imana, papa wabo batoza Imana, dore ko yari na pasiteri, n'ubu ngubu kandi akiriwe. Bavuka mu muryango w'abana 3 na mama wabo ndetse na papa wabo. Ni abakobwa rero bakuru cyane, ariko ntabwo bakiri bakuru, ariko ni abakobwa bakuru mu by'Imana, bazi Imana cyane. Njye kera nari nzi yuko Iryabera afite umugabo, ntabwo nari nzi yuko ari umukobwa, bitewe n'uko abadeperi murabizi uburyo baba bambaye imyenda igera hasi cyane ku birenge, kandi baba bambaye uniform yenda bakoze sorte basohotse. Njye rero nari nzi yuko ari umubyeyi, ahubwo sinari nzi yuko ari n'umwana muto uri mu kigero cy'imyaka 20, ariko ubona yuko azi Imana, ifashe mu biganza kandi bari kumwe. Muri kuri iyo foto muri kubona kuri ekara yanyu, uri kubona yuko Iryabera ari kumwe na murumuna we. Iyo foto ya black y'umukara, bari kumwe cyane. Rero Doriane yize amashuri abanza, yiga segonderi, yiga na kaminuza nayo arayirangiza. Ejo bundi yakoze graduation. Doriane rero ni murumuna wa Iryabera, nawe ni umukobwa mwiza cyane, ufite Imana muri we, kandi ufite kuramya Imana abifitemo n'imbaraga nyinshi cyane.
yarize ararangiza kandi n'ubu ngubu aracyakorera umurimo muri korali ya Jehova Jire. Iwabo ni i Kigali, n'ubundi ni i Kigali rwose mu karere ka Nyarugenge. Doriane rero akunda kudutungura cyane kuko ngenda mukunda ibintu byiwe byose, aba yisekera, aba afite akanyamuneza. Yavutse ari umwana utajya urakara, avuka ari umwana ufite Bibiliya mu ntoki. Buriya niba wavukiye mu muryango, papa wawe iyo uvutse agomba kuguhereza Bibiliya mu ntoki kandi akagusengera. Burya ureba iyo umuryango umwana avutse bagomba kumushimisha bamwerekezaho ibiganza by'Imana. Rero nawe niko yavutse, ubwo rero akura azi ubwenge, akura azi Imana, nawe muri akurikiza mukuru we nk'uko nawe yavutse, akura nawe areba Bibiliya imbere ye. Rero byaje kurangira n'ubundi nawe aracyari umukobwa, aracyakoreye Imana cyane, akunda kwisekera dore ko afite mu kanwa heza ndetse n'amaso meza, akaba ari n'inzobe. Ni umukobwa ubona ubyibushye atari cyane, ariko akaba afite rwose umubiri mwiza, ubona yuko ari umukobwa w'Imana. Kandi na mukuru we nawe niko bimeze, ariko uyu munsi twahisemo kubabwira kuri Doriane. Doriane rero ni uwo mukobwa niko yimereye, akunda kwisekera kandi akabana neza n'abantu, akabana neza n'Imana ndetse n'abantu nabo akabana neza. Ni byiza n'iby'agaciro kubona ubyaye umwana, abana bakakuberaho umugisha, kandi igihe cyose ukibafite bakakomeza bakuberaho umugisha mu gihe bakiri wowe cyangwa bakiri mu rugo batarashaka. Ntiwicuze yuko wababyaye. Hari igihe ababyeyi batubyara cyangwa babyara abana bakicuza nuko abana babo bababyaye, bababereye ibirara, bababereye indaya, bababereye ibisambo. Ariko ndazi neza yuko umuryango uba warabyaye abana basenga ari umuryango uba uvuga ngo dushima Imana yuko abana bacu babashije kwegera Imana cyangwa babashije kugana inzira y'Imana, kugira ngo nabo bajye mu mujyo twavukiyemo cyangwa twakuriyemo. Ukumva n'ababyeyi nabo burabishimishije cyane. Ababyeyi rero iyo bagurazeho ibyiza, ukura ubifite kandi ugakura ubihamya neza. Imana niyo ya mbere mu buzima, jya usenga kandi ndabizi neza yuko bizakunda cyane. Mureke aha ngaha rero mbifuriza umugisha w'Imana. Nawe niba uri guteganya kubyara cyangwa ubafite, jya uberekeza ku Mana cyangwa ubasengere. Imana nayo igenda yumva isengesho ry'umubyeyi, igakuza umwana kandi agakura mu nzira nziza cyane. Duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, haba mu bana cyangwa ahandi hantu, ariko mu buzima ikintu tuba dukeneye cyane kugira ngo ubuzima bwacu bwiyongere, ni Rurema waturemye kandi aturema mu ishusho yayo. Uko usa kose jya ubyihanganira, uko umeze kose jya ubyihangana, ntukasabirize umugisha wundi. Niba ariko nabivuga, umugisha wundi nawe uwawe uzawubona. Ngaho nguko rero ndabakunda.